Muraho neza bakunzi ba Physio Rwanda, mbahaye ikaze. Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo kigira kiti kuki iyo umuntu yinanuye ibinya bimufata kandi akababara cyane. Akenshi rero burya iyo umuntu yinanuye cyane cyane mu gitondo akibyuka cyangwa se wenda yaramaze n'umwanya munini yicaye, ibinya cyangwa kuribwa bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye zishingiye ku mikorere y'umubiri. Burya impamvu iza ku mwanya wa mbere ni ugukura imikaya cyane, icyitwa muscle cramps ururimi rw'icyongereza. Burya uri kwinanura imitsi imwe n'imwe cyangwa se icyo nakwita imikaya ishobora kwikora cyane, mu by'ukuri igasa n'ifatana cyangwa se igakururuka cyane itari yiteguye. Ibi ngibi rero bitera ububabare bukabije ndetse n'ibindi. Ibi kandi bikunze kubaho nko mu bice by'amaguru. Ikindi nanone gikunze kuba cyatera ubu buryo bwo kumva ubabaye ndetse ukumva uranabangamiwe ni ukubura kw'amazi ndetse n'imyunyungugu. Aha ngaha ndi ukuvuga ngo iyo uba usanzwe unywa amazi cyangwa se ukaba waba wenda umubiri wawe ukeneye amazi menshi ariko ukaba ufitemo make, icyo gihe biba ikibazo. Burya rero ibiryo cyangwa amafunguro adakungahayemo iyi myunyungugu nabyo mu by'ukuri bitera ikibazo, icyo bita dehydration and electrolytes. Niba umubiri wawe rero ufite amazi make cyane cyane nka magnesium, potassium cyangwa se calcium nke, iyi myunyungugu yo nayo ntayo ufite, imitsi mu by'ukuri ntabwo ibasha kuba yakora neza, mu by'ukuri ngo ibe yabasha kwirega no kongera kuruhuka, cyane ko akenshi iyo imikaya iri gukora muri ubwo buryo bifasha ya mitsi ndetse n'imikaya kuba yabasha kwikora, ari byo twita kuba yakururuka ndetse no kuba yakongera ikaruhuka. Mu by'ukuri rero ibyo ngibyo bitagenze neza bitewe n'uko iyi myunyungugu yawe mu mubiri ari mikeya ndetse ukaba nta n'amazi menshi anywa uhagije, ibi ngibi bishobora gutera uburibwe iyo uyikoresheje. Ikindi kintu nanone rero gishobora kuba cyatuma wumva ibinya biraje mu gihe winanuye ndetse ukumva uranababaye cyane, bishobora guterwa n'uko imyakura cyangwa se imitsi itwara amakuru yabangamiwe, ikizwi nka nerve compression. Burya akenshi iyo winanuye amagufwa cyangwa se imikaya bishobora gukanda imyakura mvuga aha ngaha ni imitsi itwara amakuru ku bwonko. Ibi ngibi rero bituma amakuru atinda kugera aho agomba kujya kuko ya myakura yari ishinzwe kuyatwara yabangamiwe. Ibi ngibi rero bitera kumva umeze nk'uri kuryaryatwa cyangwa se akumva usa n'upfuye akaguru cyangwa se ukuboko, ukumva nyine hajemo ibinya, rimwe na rimwe ukaba wakumva wenda n'igice runaka kitari kumva. Ibi ngibi rero nabyo birumvikana ko ni imwe mu mpamvu ishobora kuba yatuma ugira ibi binya mu by'ukuri mu gihe winanuye. Indi mpamvu iza ku mwanya wa kane nayo inakomeye burya mu by'ukuri ishobora gutuma ugira ibinya mu gihe winanuye, ni ishobora guterwa n'uburyo ki amaraso atembera mu mubiri. Burya iyo umubiri umaze igihe udakora, amaraso nayo aba ari gutembera buhoro buhoro. Tuvuga urugero, umaze umwanya munini wicaye cyangwa se umaze umwanya munini wiryamiye cyangwa se umaze umwanya munini nyine uri mu hantu hamwe hadahinduka, kuko ubundi bavuga ko tuba tugomba kugenda duhindagura uburyo cy'umubiri uteye. Niba wari wicaye ukanyuzamo ugahaguruka, ukanyuzamo ukicara, ukagenda ugakora, kuko nyine umubiri iyo udakora nawe urangirika bigatuma n'aya maraso adatembera neza, kuko nk'uko mubizi buri gice cy'umubiri cyose kugira ngo gikore gikenera amaraso. Rero iyo uri gukora bituma amaraso abasha gutemberamo neza, iyo utari gukora rero bituma aya maraso atari bubashe kuba yatembera neza. Ibyo rero bikaba byaba imwe mu mpamvu mu by'ukuri yatuma wiyumva gutyo, ukumva ugize ibinya ndetse ukumva uranababaye, kuko iyo amaraso ari gutembera gahoro, kwinanura bitunguranye bishobora gutuma imiyoboro y'amaraso ifunguka vuba, bigatuma wumva ibinya mu gihe amaraso atangiye gutembera cyane kandi bitandukanye nyine n'umwanya wari urimo. Ngira ngo rero iyo mpamvu nayo irasobanutse ndetse irumvikana. Ibitabo rero by'umwihariko mu bagiye bakikoraho ubushakashatsi batubwira ko icyo wakora mu gihe wumva ibintu bimeze uko nguko, ushobora kuba mu by'ukuri wajya unywa amazi ahagije, kuko nyine nk'uko twabibonye bishobora guterwa no kuba nyine mu mubiri harimo amazi make. Ni byiza rero kunywa amazi ahagije kandi ukabikora buri munsi, usibye ko amazi burya ni na meza mu buzima bwa muntu. Murabizi yuko agenda
akora imirimo myinshi birimo nko kuyungurura impyiko, kuyungurura nyine mu by'ukuri imyanda yose ikaba yava mu mubiri ndetse igatuma n'ibice by'umubiri bikora neza. Amazi ni meza rero kandi tuba tunayakeneye cyane cyane mu kwifashishwa mu kuba yasohora imyanda mu mubiri no gutuma umubiri woroha, bityo ntubashe kugenda ngo ukakare ibintu bibi cyane. Ikindi nanone bavuga yuko ukwiriye kurya ibiribwa bikungahaye kuri magnesium ndetse n'iyo myunyungugu ya za potassium. Ushobora mu by'ukuri kurya nk'inanasi cyangwa se ukirira imboga n'imbuto. Hari abantu bakunda ibiryo bitera imbaraga, ugasanga ni wa muntu uhora wirira umuceri, ugasanga ni wa muntu uhora wirira kawunga, akumva yuko n'ibyo byabonetse wenda agashyiraho n'ibishyimbo bihagije, nyamara ntabwo iyo ndyo iba yuzuye. Uba ukwiriye kurya ibiryo nk'uko ababizobereyemo cyane mu by'imirire babitubwira. Ugomba kurya indyo yuzuye ifite ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara, hakiyongeraho kandi n'ibiryo birimo imyunyungugu, kuko byose bifatanya mu gutuma rya funguro ribashe kuba ryatuma umubiri wawe umera neza. Niyo mpamvu rero ikintu cyitwa imboga n'imbuto ahangaha ngomba kukibandaho. Hari abavuga bati njyewe iyo niririye gutyo nkumva ndahaze biba bimpagije, kuko yariye bya bindi bitera imbaraga gusa, yatetse umuceri ateka n'ibishyimbo bumva ko birahagije. Birashoboka ko udafite ubushobozi buri hejuru, ariko se wowe uba ufite kuko utari kurya indyo yuzuye. Nawe kandi utabufite, ntabwo imboga rwatsi ari ikintu gihenze. Dodo z'ijana ziba ziboneka, dodo za 200 ziraboneka. Akenshi usanga n'ubundi imboga n'imbuto ari byo biryo bihendutse, aho ugasanga akamenyero ko kuba ibi biryo abantu babyitaho cyane mu mafunguro bategura niko gake cyane. Ibi rero murasabwa kujya mubyitaho kugira ngo bibafashe kuba mwamera neza mu buzima busanzwe. Usibye rero kuba byakurinda ni kuba wagira ibibinya mu gihe winanuye, bishobora no kuba byafasha umubiri wawe gukomera ndetse no kuba waba ufite ubudahangarwa mu kurwanya indwara zigiye zitandukanye zishobora kuba zakwataka umubiri. Ikindi kintu nanone abahanga batubwira ushobora kuba wakora ni ukugira akamenyero ko gukora imyitozo ngororamubiri yoroheje ikizwi nka stretching exercise. Ni ukuvuga ngo bavuga ko mbere yo kujya kuryama ushobora gukora utwitozo dukeya two kuruhura umubiri ukawunanura, kuko umuntu aba yiriwe mu kazi, hari aho aba yabangamiye cyane. Biba byiza rero iyo ukoze utwitozo tworoheje kugira ngo ubashe kuba waruhura umubiri wawe. Ibyo bituma ya maraso abasha kugera ahantu hose, ya mikaya yawe ikaba imeze neza, imyakura yawe ntibangamirwe, bityo byabinya ukaba utakwigera ubyumva. Ikindi kandi si ukubikora gusa ugiye kuryama, biba byiza niyo ubikoze mu gitondo, kuko nyine uba wamaze umwanya munini uryamye. Ibi rero biragufasha mu by'ukuri kuba wakwinjira mu kazi kawe umeze neza, umunsi ukawutangira n'imbaraga, kandi mu by'ukuri bikagufasha no kuba wakumva umeze neza nyine n'ibyo binya byose ntubashe kuba wabyumva, kuko amaraso aratembera neza, nta mitsi cyangwa se imyakura yatunguwe cyangwa yabangamiwe. Mu by'ukuri wavuga ko ubuzima bwawe buba bumeze neza muri uwo mwanya. Ikindi rero nakugiraho inama, niba ububabare bukomeje cyangwa se ukumva bukomeza kugenda buza kenshi cyane, ni byiza kugana muganga, kuko bishobora kuba ari ikimenyetso cy'indwara y'imitsi, cyangwa se ikaba ari imyakura, cyangwa ikaba ari wenda ikibazo cy'isukari waba ufite mu mubiri. Ibi byose rero ni ubumenyi bugenda bugufasha tukugezaho hano kuri Physio Rwanda. Birashoboka ko ari ubwa mbere waba udukurikiye, ariko uyu ni umwanya wo gukanda like, ugakanda subscribe, ugasangiza iyi video undi muntu wese uzi ko yagirira umumaro, bitewe n'uko wenda yirirwa ataka ibinya, wabona mu by'ukuri ari iki ngiki twagarutseho kibitera. Andika rero icyo wifuza ko twazagarukaho mu yindi video, tuzakigusobanurira nta kibazo.